Murakoze cyane. Nanjye ikibazo nagira ngo mbaze, numva ngo abayisilamu, nkabona ko ari abayisilamu, ariko hari uburyo ki abayisilamu b'abahungu abasilamu, nagira ngo mbaze ngo nimba ngiye kwinjira mu idini nanjye bazasilamu cyangwa mu buryo bwo kumenya. Yego umubyeyi aragira ati ariko turamusobanurira umubyeyi ati muze kunsobanurira rwose muri abayisilamu turabibona tugatubona abana banyu b'abahungu bavuka bakabasiramura ese njyewe nkanjye w'umubyeyi nanjye muzansiramura kubabaza ni ukubera iki ku rusengero rwanyu haba hariho akantu gakase nk'ukwezi n'inyenyeri? biriya bintu bisobanura iki? ahandi habe iki? ati muze kunsobanurira impamvu ku musigiti wanyu njya mbona haba hariho ukwezi n'inyenyeri. ese kuriya kwezi n'inyenyeri mbona ku musigiti bisobanura iki? si icyo? murakoze cyane. muze kumbwira ntaza kuraza ibibazo mwa bantu. ndakubwira nta kibazo. akira ibibazo ufite ikibazo twacyanditse mama. ikindi kibazo tugiye kwakira ibibazo bibiri. ngiye kwakira ntaza poromosiyo y'ibibazo bibiri gusa. abantu babiri. amahoro y'Imana bane nawe. wanze gutaha utabajije ntugasigare inyuma. yewe ikibazo mbabaza ko musenga mu rundi rurimi tutumva ariko Bibiliya mukaba mwazisomye mu Kinyarwanda, ni ukubera iki? ati muze kunsobanurira impamvu rwose musenga mu rurimi tudasobanukiwe, nyamara kandi igihe mwatwicaga twigishije mu Kinyarwanda kandi biratunyura. abantu bane barasobanutse. muze kudusobanurira impamvu musenga no mu Cyarabu. ngo iki? Korani zanyu ko ziba zanditse mu Cyarabu kandi muzikoresha mu Rwanda, ubwo murumva bizaduhira? ikibazo gikomeye rwose. ati bizaduhira ko Korani zanyu zanditse mu Cyarabu rwose kandi turi Abanyarwanda, ntabwo tuzi nimba bizaduhira. kwinjira mu idini ryanyu bisaba iki? kandi ikindi ko tuzi ko Imana ishaka icyubahiro, kuki musenga mwambaye ingofero? aragira ati njyewe ndabaza nti ese ko undi ushaka gusobanuza mwigisha wabyanditse? ati kwinjira mu idini yanyu bisaba iki? ese ko Imana ari inyacyubahiro, ni iyihe mpamvu musenga mwambaye ingofero? ikindi kibazo, buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize aganiriye. ni ukuri mubyeyi tubahaye ikaze mwisanzure. murakoze cyane. ahantu duhagaze uyu munsi biranashoboka mbega ko ari Imana yabikoze, ntabwo ari aba bantu duteraniye aha, ahubwo byari byaranditswe. mu gihe byamaze kwandikwa, uyu munsi ubutumwa bwiza bwageze kuri uyu musozi. abumva bumve, ababwirwa babwirwe, abafite amatwi bayatege. ubutumwa bwatambutse twabwumvise, ntitwaje kubwo amadini cyangwa amatorero, icyo nitwaje n'ijambo ryiza niyumviye, kandi ijambo rihanura kandi ryigisha. Yesu yarababwiye ngo muzababwire ngo n'ubundi sinyoye ko ari inzu y'abagome, ngo ariko ndabatumiye abigishwa banjye umuzajye nimbaburire bumve, ngo nibanga kumva ngo muzitambukire mwigendere, ngo ubundi icyo muzabakorera muzabatera umukungugu mu nkweto zanyu, ubundi mwifate urugendo mugende, kuko ngo muzaba mwababwiye banzi kumva, kuko nibanga kumva hari icyo bazabona. uyu munsi kugira ngo iyi bintu uyu munsi mukandagire hano, ni ukuri n'Imana yabiteguye. niba bumva ko Imana ari imwe koko, nta yindi twarangikanya hano, cyangwa se n'isi no mu ijuru twumva ko Imana ari yo, aha turi abana b'abantu. njye namaze gushima iryo jambo, njye no gushima. urakoze cyane. nshimiye mwemeye kwitanga, kandi ubutumwa mukaba mwabutambukije. abumva nibumve, ababwirwa nibumve, abafite amatwi nibumve, abatafite igihe kizagera bazasubizwa. murakoze. nk'abantu dutuye hano dutunzwe no kurya ingurube.
tukayorora tugakoraho agafumbire. Ubwo se twajya muri iryo dini ry'Abisilamu turarikunze pe, Bibiliya ziravuga. Ako gafumbire tuzagakura mu ikibazo cyanjye ni wa mugabo ubu ngiye ko ngewe nakoresha ifumbire y'ingurube simbayeho nabi. bacyanditse Hano hari umukobwa umbwiye bacyanditse ngo twe dutunzwe n'akabenzi. undi barahari rwose. Amahoro y'Imana bane, reka mpere kuri uyu. Amahoro y'Imana bane na inshuti yanjye, murakoze. Ngewe ikintu mbaza, kuki Abayisilamu iyo mujya gusenga musenga mwunamye, Abagatolika cyangwa Abadeperi bagasenga bicaye, byo bishatse gusobanura iki? Nicyo nabazaga. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma hano ni abikindege ntabaye abavandimwe, ariko ibi byose namira kubigira nabi kubera ko Imana ari ibiremwa by'Imana. yarabiremye kubera igihe tutarya ingurube ijambo ry'Imana ribuza mwigisha. Korani 5:3 musogo Korani 5:3 Imana iti mwazirije kurya ibyipfushije. ni Korani. Imana iti mwazirijwe kurya ibyipfushije n'amaraso ikirenze cyangwa se ibintu bitangwa n'amatezano n'inyama y'ingurube. Iyo ni Bibiliya nako iyo ni Korani. Ushobora kuvuga se iyo ni koko ari Korani y'Abayisilamu, Bibiliya yo ibivuga iki? Abalewi 11:7 Abalewi 11 baba 11:7 n'ingurube watinze kugira imigeri igabanyije kuko yatuye inzara kandi ikabigira imigeri igabanyije, ariko ntiyuze nijya umanya kuri mwe inyama zazo ntimukazirye n'intumbi zazo ntimukazikoreho nisanga aho yaguye umanya kuri mwe bakavuga nijya umanya kuri mwe nisanga nawe yaguye ntuzakoreho, ahiziritse cyangwa mu kibuti cyayo ntuzakoreho. Rero bavandimwe, Yesaya 3:6 umusanagi ari muri Yesaya muri Bibiliya no muri Ntagatifu muri Isayi 6:16 izigenda zose zihuza. Reka somende mu Ntagatifu abo nawe daziranenge bakihezuraho imbere zabo bakihumanura kugira ngo bibe muri abasitani bwahirengeye bakurikiye bakuru babo babayobora ni nabo kandi barya inyama z'ingurube bakarya n'inyamaswa zizira hamwe n'imbeba abo bose bazarimbukira icyarimwe n'ibikorwa byabo n'ibitekerezo byabo. uwo ni Uhoraho ubivuze. Iyo ni Bibiliya ntagatifu bavandimwe. Rero bavandimwe ntabwo ingurube twemewe kuzirya. none abantu bazarya kera bazarya iki? Gutega kwa kabiri 14:3 Guteka kwa 14:3 ntukarye ikintu cyose kizira. nuko nshuti muvandimwe, ntukarye ikintu cyose kizira. aya n'amatungo n'inyamaswa mwemerera kurya. Aya niyo matungo n'inyamaswa mwemerewe kurya. inka nuraga uzatuma Isilamu yihahire. intama nuko ihene nayo nuko n'isirabo n'isuno n'isuno n'inyamara n'ifumberi ndatwiga twemewe kubirya. ubwo rero ingurube ntabwo zemewe. noneho tujya kuba n'umukoro aba bose b'ingurube cyangwa barya bazo bazafata inyama y'ingurube bamaze kubaga ako kanya. muzafata ingurube mumaze kubaga ako kanya, bafate inyama yayo bafate indimu bakaba muri kuri ya nyama nimurangiza mukamuye kuri ya nyama y'ingurube cyangwa bafate fanta coca icyo bazabona kiri hafi kiboroheye basiga kuri ya nyama y'ingurube baza kubaga ako kanya maze bazasuka kuri ya nyama y'ingurube babaza ako kanya mu minota 20 cyangwa 30 abavamo za nyo zo muri asa zifite ibirizo haba havuyemo bya bintu bikuru ibirizo zigahita zigenda ako kanya bikagera ako kanya bibireba mu minota 30. ikindi nanone bagaragaje yuko abarwaye indwara y'igicuri benshi abantu benshi barwaye indwara y'igicuri ni abaryi b'ingurube abarwaye inzoka za teniya indi idakira ni abaryi b'ingurube ngaho muzagerageze muzabibavane ariko kuri twe twigisha yuko kandi twaje kwemeza ko
imwe, hariho imana imwe rukumbi, hariho imana imwe rudende, imana imwe yaturemye ikandemye, imana imwe yaturemye twese, areba twese, yaba ikomokwamo na byose, iyo mana ikomokwamo na byose, ariyo natwe dukesha byose, ariyo twese dukesha byose. Iyo mana rero naboneka, imana ntabwo ari Muhamadi, imana ntabwo ari Aburahamu, imana si Yesu, imana si jyewe, imana si inzu, imana si ibuye, imana si umusozi, imana ni iki? Imana irahambaye. Yesaya 45:5 avuga ngo iki? Yesaya 45:5, yego, imana iti, imana yavuga iti, nijye Uwiteka nta wundi ubaho. Imana iti nijye Uwiteka nta wundi ubaho, nta yindi mana ibaho itari jye. Imana iti nta yindi mana ibaho itari yo yonyine gusa. Imana iti nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Imana iti nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo urebe kugira ngo uhereye iburasirazuba ukagera iburengerazuba ukagera iburengerazuba, bose bamenye ko abantu bose bamenye yuko ari nta yindi mana ibaho itari jye. Endelea mwanangu, nijye Uwiteka nta wundi ubaho. Imana iti nijye Uwiteka nta wundi ubaho. Imana iti nijye urema umucyo n'umwijima. Imana iti nijye urema umucyo nkazana n'umwijima. Imana iti yego nkazana amahoro n'amakuba. Imana iti nkazana amahoro nkazana amakuba. Imana iti jyewe Uwiteka. Imana iti jye Uwiteka nijye ukora ibyo byose, nijye ukora ibyo byose. Iyo mana rero jya muri Yobu 36:26 twumva uko bimeze. Yobu 36:26 Yobu 36:26 ufite Bibiliya wese ajya yifungura asome arebe ubuhangange bw'Imana, Imana itagereranywa. Imana iragira iti, Imana yavuga iti, hari Imana irakomeye, Imana irakomeye kandi ntituyizi. Imana ntabwo tuyizi, ntabigeze kuyireba, kandi n'imyaka ye n'imibare y'imyaka yayo, imibare y'imyaka y'Imana ntibarika. Nicyo gituma yitwa Uwiteka, urahozeho, uriho, uzahoraho iteka ryose. Amina. None sasa tugiye kureba ese Imana yagereranywa nande? Tugiye kurebera muri Luka 4:42. Luka, Imana uragereranywa cyangwa ntugereranywa? Luka kangahe? 2:42. Soma twumve. 2:42. Luka iragira 2:42. Yego. Inyandiko iragira iti, umurongo ugira 42. Yego. Nuko amaze imyaka 10. Amaze imyaka ingahe? 10. Ya 12. Amaze imyaka 12 avutse. Inde? Yesu yari amaze imyaka 12 avutse. Akomeza barazamuka nuko umugenzi w'iyo minsi. Wumva Yesu yari amaze imyaka 12, ariko imyaka y'Imana yo ntizwi, ntibarika, ntigereranywa. Ariko imyaka ya Yesu icyo gihe yari afite imyaka 12 atangira kwigisha ubutumwa bwiza. Urumva ko niwe wabagereranya. Noneho sasa komeza twumve. Nuko umugenzi w'icyo gihe wari umeze. Yego. Icyo akora. Nuko uwo mugenzi wari umeze. Nuko umugenzi w'iyo minsi mikuru wari uri.
asubirayo afite imyaka ingahe? 12. uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu. uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu. yari afite imyaka 12, ariko imyaka y'Imana ntigereranywa, ntizwi. noneho tugiye kureba Matayo 8:23. Matayo 8:23. Matayo 8:23. Matayo 8:23. Yego. 23. Yego. Yesu yikira mu bwato. Yesu aragenda yikira mu bwato. Abigishwa barajyana nawe. Abantu badavuga ngo abasilamu bahembwa Yesu. Turamukunda ijana ku ijana. Bakababeshya. umuyaga wamwisi mu nyanja. Yesu agiye mu bwato, umuyaga uba mwinshi cyane mu nyanja. ubwato bwawe burengerwa n'umuraba. Yego. Usuka muri bwo umuraba wisuka muri bwo, ariko Yesu we yarasinziriye. Yesu asinziriye, ari mu kugona. ese Imana isinziriye wabaho? Imana isinziriye twabaho? ababyeyi batwite babyara, Imana isinziriye? babyazwa nande? batabyaye twabaho? Imana isinziriye ibitoki, ibirayi, ibishyimbo byakwera. Imana baba tugatatu na gatatu kuva gatatu mirongo ijana 13. yego. maze Imana ati Imana ati igera ku bose nkababwira nti ati nigera nagera ku Bayisiraheli nkababwira nti Imana bazakuza abanyabanamyeho ati Imana bazakuza abanyabanamyeho batamaze bagitwa nde. ubu nanjye muri mubaze muti ko batubwiye Imana yitwa nde? Abasubize ki? ese njyewe ndabasubiza ngo iki? Abasubize ki? Yego. Imana bwisuba maze ite Imana isubiza amaso iti ndiwe genda wigisha abanyarwanda ko Uwiteka ari uwo ari we. kandi iti Yego. tuzabwira Abisirayeli ute abari kuzigisha abanyarwanda uti yabanamyeho niho yabantumye. kandi tuzabwira umaze kandi Yego. Imana bwira maze iti Imana agiye kubwira amaso iti tuzabwira Abisirayeli ute abari kuzigisha abanyarwanda hano uti Uwiteka inde Uwiteka Imana bazakuza abanyu Imana basokuruza banyu. Imana ya Aburahamu iyo Mana ni Imana ya Aburahamu. Imana ya Isaka iyo ni Imana ya Isake. Imana ya Yakobo iyo ni Imana ya Yakobo. yabantumyeho yabantumye. iryo ryo zina ryanjye Imana iti iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose itashuwe 1:8. iryo ni ryo rya 1:8. Yego. Imana iti Imana iti Alfa na Omega Imana iti ni njyewe Alfa na Omega. itangiriro n'iherezo. Imana iti ni njyewe mbere utagira umbanziriza, abantu banyu mutagira umaruka. niko umwami Imana ivuga ngo niko umwami Imana ivuga. iriho Imana iriho kandi yahozeho iyo Mana tubabwira tubigisha yahozeho ari ishoboye byose. iyo Mana ishoboye byose izayibwirwa n'iki? icyubahiro ni icyayo. 42:8 Yesaya. Yesaya Yego. Yesaya 42:8. Yego. araryoshye ati Imana iti Imana iti Uwiteka ryo zina ryanjye Imana irakubwira iti jyewe nitwa Uwiteka ryo zina ryanjye. iryo ryanjye sindaryundi Imana iti icyubahiro cyanjye ntabwo nzajya Yesu, icyubahiro cyanjye ntabwo nzajya Muhamadi, icyubahiro cyanjye ntabwo najya Aburahamu, icyubahiro cyanjye sinajya mama wawe. Imana iti icyubahiro cyanjye ntabwo nzajya umuntu uwo ari we wese. n'ishimwe ryanjye Imana iti n'ishimwe ryanjye n'ibishushanyo bibajwe. Imana iti ntabwo nari ibishushanyo bibajwe. Kujya kwa 33:39. Kutaka 33:39. Yego. Imana iti Imana iti tukamenya yuko Imana iti hanyuma y'ibyo rero mwese mumenye yuko ari jye Mana Imana irakubwira iti ni jyewe Mana, nta yindi Mana mufite. Yego. kandi yuko nta yindi Mana Imana irakubwira iti kandi yuko nta yindi Mana ifatanya nanjye. Imana nta muntu n'umwe yigeze ifatanya nawe kurema. Komeza. ifatanya nanjye. Yego. Imana iti Imana iti nijye wisha Imana iti ni njye wita kandi njye utanga ubugingo. Imana
cyanjye ati ntabwo nta n'umwe mwabasha gukiza unafashe mu kiganza cyanjye urabona mwigisha yego iyo Imana atagiye umuntu atangiye gutera umugeri hariya yego hariya arimo gusamba yego amagara abaganga amagara abadogiteri Imana iti yego ubona atagiye ngiye kumwisubiza Imana iti ubona atagiye kumwisubiza wa munyambura wabona umusore wakora umwambaro rwose ese mutekereza yuko abanyarwanda yego ntabwo igihe kizatugeraho icyo gihe kizatugeraho abandi bari mukomeze mutambuke mutanabwira yewe mugabo mutanasani yewe mugore abandi tagire abandi bari mukomeze mutambuke mutanabwira yewe mugabo mutanasani yewe mugore tatumwanzira uyutinya mukecuru ujemboba mukomeze mutambuke ono basaro bajya tagire Allahu akbar tagire Allahu akbar tagire Allahu akbar yubiri bugaga ye ikinyuma kiraunga yubiri bugaga ye ikinyuma kiraunga abandi yuri he mukomeze mutambuke mutambuke nabara ururi mutambuke yego abandi kuza yego umutima gwaje ndenge esajene tamandore iyo tutari kiriza gusezera yacu yubiri Imana mukomeze mutambuke abandi bari mutambuke bari kirikina Imana mutambuke abandi muri rwose mugabo tatumwanzira mugore takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar yubiri bugaga ye ikinyuma kiraunga abandi bari mukomeze mutambuke mutambuke nabara tambuka mutambuke nasani urabona mutambuke yego abita kuza yego ati ubwoba somera yasabye gutambuka mu rwa kane yasabye gutambuka mu rwa kane yego yagati yego witinya ufite ubwoba witinya bane mwara yego mwara kubera kubaza kwibera umusilamu urasa n'izo gukora urasa gukora kubera ko umusilamu ahubwo uzibagirwa isoni no mu buto bwawe mukomeze mutambuke muzaragora mugabo mutambuke nasani mugore takbir akbar yubiri bugaga ye ikinyuma kiraunga abana mwigisha iyo mwigisha abana manije yego mukomeze ikaze abana micucu n'undi mugo ikaze yego turabatangaza bagenewe rwose abarama kangahe abarama 10 umurongo wa 10 bitabo babitseka 10 mu mutwe yego abari 10 mu mutwe yego ari ati yego umutima n'umunezeza kuko umutima w'umuntu yizeza akabarwa gukiranuka bano bavana bakamaze kubarwa gukiranuka kandi akanwa kabari gatoza kandi akanwa kabari ko agiye kwatuza amagambo tugiye kubabwira yasokoreshaga agakizwa ayo magambo tubabwira nayo yacu bigakaribwa gatatu yahema wera kibaga muri gatatu maze ati yesu ati urimo ubugingo yesu ati ubone bwo bugingo kumenya ko yuko abantu bamenya ko hari abantu kuri yenyine hari Imana y'ukuri yenyine bakamenya n'atumye bakamenya n'uw'Imana yatumye ari we Yesu Kristo ayo magambo rero tugiye guhereza umuvandimwe aduhere ikaze Sheikh Sadi falyatafaddal mashkur Mina Shaitani Rajim Bismillahi Rahmani Rahim Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nikize ku Mana ndinda shitani wavume ku izina ry'Imana nyirimuwe nyirimubazi ndabivugisha ururimi rwanjye agomba kubafura bazici agomba kubafura bazici ko nta yindi Mana ikwiye gusenga mu kuri uretse Imana imwe rukumbi nanahamya ko Muhamadi ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo nanahamya ko Yesu mwene Mariya